Iyi video iratwereka umukobwa ukiri muto uri kuboha imyambaro ikozwe mu budodo yifashishije intoki ze. Abikora yihuse kandi akabikora neza, ukabona ko hari buze kuvamo ikintu cyiza. Amazina ye yitwa Marie Jolie Joyeuse Gihozo, akaba atuye Gikondo. Ni umukobwa ukiri muto ufite impano nziza kandi akanayikoresha neza. Aha twamusanze ni ku rugerero aho yari ari kumwe n'urungano. Urabona ko buri muntu asa nkaho yihugiyeho, abandi berekana impano bafite. As you see, Jolie also very busy concentrating on her new handcraft that she is creating. Twagize amahirwe yo kuba twavugana nawe kuri iyo mpano Jolie yaba afite, nubwo bitari byoroshye. Jolie, byaje bite? Wabitangiye ryari? Bigufasha iki? Amazina yanjye nitwa Igihozo Jolie, nkaba ndi umwe mu barangije uyu mwaka muri A-level, nkaba narize PCB. Nkaba ndi intore ku rugerero, akaba ariho yansanze ndi mu gikorwa cyo kuboha. Nk'uko mubibona ndambaye iki kintu, icyo yasanze ndi kuboha ntabwo ari ikintu, ni furari. Ndakeka mwese muri kukibona. Ibi bintu nyine akaba ari byo nkora mu buzima bwa buri munsi, ariko ntabwo ari byo nize muri class. Motivation yanjye ikura kuba mbikunda, icyo cyane ni ikintu cya mbere kimotiva. Iyo ukunda ikintu buriya na motivation iragaragara, no kuba mbikora abantu bakabikunda nabyo biguhereza motivation, ukumva wahora ukora bishyashya. Nanjye nisanze mfite impano yo gukora ibi bintu, nako ninjye wagakoze, kuko nkora ibintu byinshi bitandukanye, iby'abakobwa, abahungu, abana. Cyane nyine muri no minsi nibanze ku bakobwa, utuntu crop top, udukomplete two ku mazi, abana se udusurubeti, udukweto twabo natwo ndadukora. Nyine ikintu cyo cyose cyashoka ko wakiboha, nyine ugikoresheje intoki zawe byashoka. Ntacyo kitashoka ko wakiboha ugikeneye. Buriya nta muntu hariya. Nk'ubu nanjye ntabwo nari nzi ko nshobora kuboha. Nyine natangiye nibohera akantu, nakambara umuntu akambwira ati nanjye uzambohere, nkambwira ati okay, noneho uzamaye ubudodo nkubohere. Nuko natangiye nababohera, bakagenda babikunda bamereza abandi. Ariko nyine ikintu nabagiraho inama, mwifate impano zanyu ngo muzi. Rero uwo ni Jolie n'uburyo abikora. Nkuko natangiye mbikubwira, aho utuye abo bana nabo ugiye ugezemo gishobora kuguhitiramo icyo wakora cyangwa ibyo wakora kurusha abandi. Jolie asoje amashuri ye yisumbuye, yize mu ishami ry'imibare, ubutabire n'ubumenyamuntu MCB, bitandukanye kure n'ibyo akora. Ngo ibakora ngo biramufasha cyane, ngo uko ibikoresho by'ibanze n'ibindi binakenera mu buzima bwe bwa buri munsi arabyibonera nk'umwari. Jolie asoje amashuri yisumbuye, ategereje amanota amujyana muri kaminuza. Ngo muri iki gihe ategereje amanota amujyana muri kaminuza ngo bizamufasha kuba atajya mu byamurangaza, ahubwo akita ku mpano ye, akora ibintu bitandukanye. Ubu adoda imyenda itandukanye ikozwe mu budodo, style zitandukanye nk'imyenda y'abana, iy'abakuru, harimo n'amajipo, imipira y'imbeho, udutopu, udusakoshi n'ibindi bitandukanye. Ibyo akabigurisha kugira ngo akomeze yiteze imbere. Birashobora kujya wicara ukabona nta mpano n'imwe wifitiye, wicika intege. Kuba uriho byo byonyine n'andi mahirwe wabyaza umusaruro uhereye aho uri. N'ubwenge ufite bwonyine bwakubyarira ikintu cyiza. No kugerageza kuganira n'abantu bakuru bakubwira ibanga bakoresheje ngo bagere ku nzozi zabo. Wenda wasanga nabo baratangiye babona ko bidashoboka, ariko bikaza gushoboka. Icyizere, umuhate n'ubushake byo gushishikarira kumenya no guhindura, ukongeraho kwigira, bishobora kugufasha kugera ku ntego yawe iyo ubigizemo uruhare. Uyu ni Jolie twavugaga uri kubyaza umusaruro byo yisanzemo nk'impano yo kuboha. Nawe nyamara wasanga hari icyo kuba warapfukiranye kandi cyagufasha cyangwa kikakubera umuyoboro w'inzozi zawe. Jolie ngo akoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye amenyekanisha ibyo akora. Akoresha TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ushobora kandi ngo kumuhamagara kuri 07 30 93 084. Ndagushimiye wowe wahisemo kumva Ntagara Official. Komeza ukurikira ibindi biganiro byanjye, nibagirwe gukanda iyo nzogera kugira ngo ntugacikwe n'ibindi biganiro byiza kandi byubaka. Mbifurije guhaha mu karonka.